Reka twongere tugushimire twifuriza gukomeza guhirwa ibikorwa byose urimo urakora uhahe uronye uyu munsi bishobora kudakunda ariko hamwe no kwizera ndetse no kudacika intege ibintu bigera igihe bigakunda twongeye kuguha ikaze rero wowe inshuti yacu akasohoka nawe ugeze hano bwa mbere ibuka gukora subscribe like comment ndetse na share ku biganiro byose ugezwaho hano kuri YouTube channel ya Umwizera TV show aho tukomeza twese gukurira mu mwuka w'Imana ndetse no kurushaho gusobanukirwa byinshi. Umunsi rero tuje mu gice cya kabiri cy'ikiganiro mwakunze muri benshi mwakomeje kubaza Apotre uyu munsi twagarukanye n'ubundi aje kubaha igice cya kabiri nakanongere mu ikaze yongera nabasuhuze mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina. Ndabasuje mwese abadukurikira ndabashuje abavandimwe kandi bakunzi bacu ndetse kandi nongeye gusuhuza nawe munyamakuru Byiringiro Thierry amahoro y'Imana abe muri mwe. Ngira ngo rero nguko bababwiye ngira ngo ni igice cya kabiri cy'ikiganiro tugiye kugirana kuri uyu munsi ariko bavandimwe icyo mbasaba nguko bababwiye jya ugerageza kugira ngo ukore subscribe hanyuma ukande like na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngira ngo ibiganiro bizadufasha kandi umurimo turi gukora umuhate wacu nkuko Bibiliya bivuga ntabwo ari ubusa ku mwami. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya nyuma yo kubasuhuza nsabe umunyamakuru anyemerera n'ubundi kugira ngo igice cya kabiri cy'ikiganiro twasigaje tubashe kukinjiramo. Ngira ngo ubushize icyo twabonye twari dufite ikiganiro cyerekeranye n'ifunga n'ifungurwa ry'amadini cyangwa se ry'amatorero nk'uko mubyita biterwa n'imvugo buri muntu wese bifatamo. Muri iyo kiganiro twasobanuye itandukaniro riri hagati y'itorero n'idini turi kurebera hamwe icyafunzwe n'ikihe mbere yuko tuzamenya impamvu zatumye gifungwa. Uyu munsi rero ikiganiro nyine mu nsanganyamatsiko dufite uyu munsi no kuza kurebera hamwe nguko abivuze ese ni cyaha ki amadini yakoze mu Rwanda cyatumye afatirwa biriya byemezo bikakaye. Ngira ngo rero muyobozi nyakubahwa kandi umunyamakuru namunyemerera reka ngeze abakunzi bacu kino kiganiro. Urabyemerewe dushyiramo mu kiganiro tugatangira tukanzika hanyuma abantu tugasobanukirwa icyaha nyirizina karundura cyavuga ko twavuga ko amatorero cyangwa se amadini nk'uko byitwa byatumye afungwa cyangwa se agahagarikwa muri ubu buryo ndetse kugera n'iki gihe. Mwatangira nta kibazo. Murakoze cyane. Nizere ko ariko ibiganiro tubaha atari imfabusa kandi umurimo dukorera aha ngaha kuri iyi televiziyo atari imfabusa. Buriya hari imirimo w'imfabusa ngira ngo mbanze mbasangize ariko ibyo dukora byo ntabwo ari imfabusa. Buriya umurimo wa mbere w'imfabusa ni ukwihana ibyo umuntu azongera gukora. Niwo murimo wa mbere w'imfabusa kandi ngo tuzahora tubaha ibiganiro. Undi murimo wa kabiri w'imfabusa ni ukubita umugore ukamuvuza. Icyo nacyo ni umurimo w'imfabusa. Hanyuma hari umurimo wa gatatu w'imfabusa ni mu mirimo igeze ku 9 y'imfabusa ngira ngo mbanze mbabwire. Hari ukwica utari buzungure utari mu bazungura bi buriya nawe ni umurimo w'imfabusa. Hanyuma hakaza undi murimo wa 4 w'imfabusa ni ukwambara umwenda mwiza kandi wowe utakarabye. Uwo nawe ni umurimo w'imfabusa. Hari undi murimo wa 5 w'imfabusa ngira ngo mbabwire ni ukwirukana umugore ukajya mu ndaye izo bita indangamirwa mu Rwanda. Uwo nawe ni umurimo w'imfabusa. Hari undi murimo wa 6 w'imfabusa ni ukugabira umwanzi kugira ngo agukunde cyangwa guha amahoro. Rwose uwo ni umurimo w'imfabusa. Hari undi murimo wa 7 ngira ngo ubwire w'imfabusa ni ukuriganya iby'abandi ugapfa nawe utabitunze. Uwo nawe ni umurimo w'imfabusa ukugenda ubisize. Hari umurimo rero wa 8 w'imfabusa ni ukwiga utagamije ubumenyi. Uwo murimo muze kuwibandaho. Ndagira mu biganiro twagiye tugirana uramutse uri kwiga ariko utagamije ubumenyi ntacyo byamara. Ndibwira ko ibiganiro tuzagirana hano bizarushaho kugenda biduhindura mu myizerere mu myemerere ariko binaduhindura mu mitekerereze yacu. Umurimo rero wa 9 ari wo murimo navuga wa nyuma w'imfabusa ni ugusurira uwo muryamanye ukibwira ko umuhimye. Banga igikorwa kibi cyose wakora ko ari ukuvuga umuntu nabi ko ari ukumutuka ko ari ukugira ute byose ibyo bintu ujye umenya ko rwose uri muri ihima kandi ntabwo mudukurikire kuri iyi channel ahubwo mudushyigikire
ndetse kandi mujye mugira mukore like na comment kugira ngo mutubwire aho twatandukira, ndetse namwe mutucyamure munatubwire ibyifuzo byanyu, ibyo mushaka ko byarushaho kubaho. Murakoze rero, reka twinjire mu kiganiro cyacu nguko tugira, ariko iyo mirimo y'imfabusa ntabwo ariyo turimo. Ikindi kandi buriya nta ntambara umuntu agira atari ibiturutse mu bitekerezo bye. Buriya intambara ubundi ni ibituruka mu bitekerezo byacu, kuko ntawe mwagiranye isezerano ryo kugira ngo aguhe amahoro. Iyo dusomye Bibiliya tugira muri Yakobo 4:1 ngo muri mwebwe intambara zituruka he? Ni mu byo dutekereza, ni mu byo twibwira. Rimwe na rimwe ibyo twita intambara nabyo bishaka kutubyarira evolution, impinduka nziza. So rero ndagira ngo tujye muri mood imwe tuganire mu kino kiganiro, ariko nabibutsa kugira ngo mu kiganiro cy'ubushize nizere ko cyabunguye, kandi ngira ngo ibyo dukorera kuri iyi channel n'ibiganiro dutanga ntibizabe umurimo w'imfabusa, ahubwo bizatubere umurimo mwiza. Reka rero twinjire muri deep y'ikiganiro. Ikiganiro cyacu niki amadini yakoreye mu Rwanda, cyangwa se yakoze kibi cyatumye leta y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, ari nacyo gitanga ubuzima gatozi kuri iyo miryango ishingiye ku myemerere, yatumye ifatirwa icyemezo hamwe na hamwe kandi bigaragara ko bikakaye kuri iyo miryango. Wowe utekereza ko ari iki mbere yuko ntanga kino kiganiro? Ubwo nawe hari bitekereza, ariko ndagira ngo ubwire nibura ibyo wafatiraho kugira ngo uzamfashe mu busesenguzi nagize, hanyuma turebere hamwe niba koko ibyo bintu ari byo. Iki kiganiro kiraza gushingira kuki? Iki kiganiro kiraza gushingira ku mvugo n'ibiganiro bitandukanye byagiye bishyirwa ahagaragara mu gihe gitandukanye no mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, bavuga ku byerekeranye n'imyitwarire n'imiryango ishingiye ku myemerere, ndetse namwe mu makosa iyo miryango ikora. Iki kiganiro kikaba gifite indi reference ituruka kuri discours ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, mu byo yagiye ashyira ahagaragara mu biganiro bye yagiye agirana n'inzego za leta, harimo ndetse n'ibiganiro yagiranye n'urwego rw'abadepite cyangwa se nshingamategeko, hanyuma avuga ku byerekeranye n'amadini ndetse n'ibibazo amadini agenda ateza mu gihugu. Ahangaha muri izi point turaza kwibanda kuri point zigera kuri 5. Hagiye havugwa byinshi, ngira ngo mbere yuko imiryango ishingiye ku myemerere ifatirwa ibyemezo noneho byo kugira ngo aho ifungirwa cyangwa igira gute, hari amabwiriza yabanje kugenda asohoka atandukanye aturutse mu nzego za leta zifitiye ububasha. Aya mbere yarayo kubwira abantu bahagarariye imiryango aho umuryango ugomba gukorera agomba kuba hameze gute. Icyo ni mu rwego rw'isuku. Icya kabiri cyari icyo kubwira abantu aho imiryango ikorera mbese hagomba kuba hubatse hati. Hanyuma haza ndetse no kuza ikindi kintu cyo kuvuga ibyerekeranye n'abahagarariye imiryango bagomba kuba bujuje ibihe bisabwa. Aho ngaho yari integuza, ariko iyi miryango yari itarafatirwa ibyemezo. Kubera iki ibyo leta yakunze kugenda ibigarukaho? Iyo ubirebye ugakora ubusesenguzi bwawe, kwari ukugenda yari process ibinjiza mu gikorwa cyo kuzagira igihe cyo gufatira iriya miryango ingamba zikomeye kugira ngo ndetse babangamire ibikorwa bimwe byabo bakorera mu gihugu. Ndagira ngo nkwibutse ko mu kiganiro cy'ubushize twagaragaje neza ko ibyo u Rwanda rwakoze cyangwa se ikigo cy'igihugu RGB cyakoze ku byerekeranye no kubangamira ibikorwa by'imiryango ishingiye ku myemerere mu gihugu, urwo rwego rubifitiye ububasha kubera ko twamaze kubona ko iyo miryango n'ubundi ari rwego ruyiha ibyangombwa ibemerera gukora. Burya rero uguye icyangombwa ni nawe ukikwambura, ni nawe ukikwaka, kandi mu gihe runaka. Iyo bibaye gutyo urabaza ngo habaye iki, byagenze bite, bimeze bite. Sinzi niba tujya twibuka kugira ngo abahagarariye imiryango babashe gusiganuza neza babaze, uretse ko n'igihe cy'ihagarikwa cyangwa se cy'ibangamirwa ry'ibikorwa by'iyo miryango n'ubundi inzego zose za leta zagize icyo zibivugaho, cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yashyize ukuri ahagaragara, kwerekana neza ko atari ukubangamira ubusugire no kubangamira ituze ry'abanyarwanda, ahubwo ari ukubera uburyo imiryango ishingiye ku myemerere yaba yaritwayemo. Hanyuma rero
iki kikagendana cya kindi cyo twibaza abantu benshi barimo baritegura aho ugiye hirya no hino usanga abakuru b'imiryango ishingiye ku myemerere babwira abayoboke babo bati nimuze twubake ibikarabiro, nimuze dukora ibi ngibi, nimuze dukora amasuku, hanyuma tubone ukuntu babasha kudufungurira tubashe kubona uko dukora. Ariko rero buriya ndagira ngo ubwire ngo ibyatangiriweho bivuga by'amasuku ntabwo ari byo bigezweho uyu munsi. Ndaza ubwo ubusesenguzi bwakozwe ndetse kugira ngo uze no kumenya ngo ese harahari gufungurirwa cyangwa ntahari gufungurirwa. Umaze kumva neza icyo bishatse kuvuga. Ndatinze mwese mufite amatsiko yo kumenya ibyo bintu. Ntabwo ari bishyashya kuko nakubwiye inkomoko y'ubu busesenguzi aho yagiye ishingira. Niba ubitega neza amatwi, hari n'amavideo menshi yagiye ajya ahagaragara yakozwe n'abandi bantu cyangwa se ibindi binyamakuru ku byerekeranye na speech cyangwa se ijambo mu gihe gitandukanye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yagiye avuga ku byerekeranye n'ifungurwa ry'amatorero ndetse n'abahagarariye urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB nabyo bagiye bavuga. Mujye mukurikirana amakuru, niyo mpamvu burya amakuru habaho kwigisha ndetse umuntu akabasha kumenya ibiri kubera mu gihugu cye. Ariko muri ibyo ngiye mu busesenguzi nakoze nasanzemo ibintu bitanu. Muri ibyo bitanu rero harimo bibiri bikomeye by'ingenzi. Muri ibyo bitanu icya mbere cyashingiyeho nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze n'izo nzego nababwiye, icya mbere ni ugusigasira cyangwa se gucunga neza imibereho myiza y'abaturage, abaturarwanda. Kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite amateka yihariye kandi cyaciye mu bikomeye. Hanyuma nyuma y'icyo gihe rero bakeneye ko abaturage bagira imibereho myiza. N'uyu munsi ndetse u Rwanda ruracyari mu rugamba rwo kugira ngo rurebe ukuntu rwazamura imibereho myiza y'abaturage mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero nk'uko tubizi twese, imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa se amadini, hari icyo impamvu igihugu kibemerera gukorera mu gihugu. Kugira ngo bemererwe gukorera mu gihugu hari amasezerano bagirana na leta y'ibyo bazunganira leta mu byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage. Muri make impinduka nziza ku baturarwanda cyangwa se ku bagenerwa bikorwa. Ikigaragara rero mu mibereho myiza nk'uko umukuru w'igihugu yabigarutseho, yagaragaje neza ko ntabwo amadini yabashije kuzuza mu nshingano zo kugira ngo yameriyore cyangwa se imibereho myiza y'abaturage irushaho kuzamuka. Bishatse kuvuga ngo icyo igihugu cyari kiteze mu mibereho myiza ku madini cyangwa se ku miryango yegamiye ku myizerere cyangwa ku myemerere ntabwo ari cyo cyakozwe. Ngira ngo byagiye bisobanurwa aho umukuru w'igihugu yagaragaje neza ko imibereho myiza y'abaturage yagiye irushaho gusubira inyuma. Kubera iki? Kubera impamvu zitandukanye, harimo kuba abantu bamburwa utwabo cyangwa se bakakwa n'utwo bari bafite. Iyo mvugo yarakoreshejwe cyane kugira ngo batuzane muri ya madini mu gihe igihugu cyari kiteze ko ahubwo amadini ariyo azakora improvement kugira ngo agire ibyo afasha abantu bo mu gihugu. Rero ni ukuvuga ngo iyobokamana, icyo twita iyobokamana, yaje kuba ikibazo aho kugira ngo itange igisubizo. Gusa iyobokamana, ijambo iyobokamana sinanaryemera kubera ko iyobokamana ryo ni ikinyoma. Imana ntabwo iyobokwa, ahubwo Imana irizerwa. Burya hayobokwa ishyaka. Ariko kubera ko ariyo mvugo rusange ngo iyobokamana, ka misiyoneri baje babyita bavuga ngo ni iyobokamana, natwe turabimira ngo ni iyobokamana. Ntabwo Imana wayiyoboka kuko Imana ntabwo ari ishyaka, ahubwo Imana irizerwa. Rero ku byerekeranye n'imibereho myiza, umukuru w'igihugu yagumye kugaruka agaragaza neza ko amadini agira uruhare mu kubuza abaturage gukora ibyabagirira akamaro. Ngira ngo iyo referensi ntabwo video ndaza kuzishyira hano ngo muzirebe kubera ko zifite abazikoze, kandi ntabwo babyemewe kugira ngo ukoreshe igihangano cy'undi muntu, ariko turazikurikira twese kugira ngo tubashe kuzumva. Aho byagaragaye neza ko iminsi myinshi abaturage b'igihugu bagombye gukora baba bahugiwe mu gihe cyo kuvuga ngo bagiye gusenga, ngo bari mu materaniro, ngo bari mu masengesho. Ibyo ngibyo kandi ntibigirire abaturage akamaro, kandi mu gihe no muri ya materaniro bibasaba kugira ibyo bitwaza cyangwa se bajyana. Icyerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage hajemo n'icyerekeranye n'inyigisho zishobora kuyobya zigatuma umuturage imibereho ye itazamuka ahubwo ikaba mibi. Aho ngaho hari byinshi byagiye bivugwa. Ngira ngo muri disikuru yagejeje ku badepite, umukuru w'igihugu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaravuga ati hamwe no kuba umudepite noneho wemererwe nawe ujye gushinga ikanisa mu gikari, ubundi ba baturage bajya bakuzanira amafaranga.
ngo ndetse n'abadafite icyo bafite bitume noneho bazana ubahagate mpaka ngo bazane ya mafaranga. Hari akantu kamwe ngira ngo mvuge ariko ndikaze kugira uwo gakomeretsa mu bahagarariye imiryango yegamiye ku myizere cyangwa ishingiye ku myemerere, kubera ko nubwo ibingiyo byagaragaye mu Rwanda ariko ntabwo iyo miryango yose ariko ihagaze muri ibyo nyine muri abo kebo gusa umwe ruturitse bukuru kwira hose, ngira ngo hari n'abagiye babigenderamo ariko wenda atari ko bimeze. Ariko muri aho kajagari hari umuntu umwe duherutse kuganira, ni umuntu w'umubyeyi ndetse ukuze, ndimo mwigisha ijambo ry'Imana twari duhuye, arambwira ati abapasiteri twarabazinutswe rwose, ati abo turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati Paul Kagame, ati kubera ko yadukuye mu menyo ya rubamba. Ngumye kumugurikirana ndetse yabakuye mu menyo ya rubamba gute? Arambwira ati rwose aho mwari mutugejeje, ati mutwambura amafaranga mutwambura ibiki, ati leta ikaguha itungo ugira ngo ugiye kuri kuraho mitiweli, wagera mu rusengero ngo ritanga Imana iragukubira, ati rwose ati n'ihene yanjye nigeze ndanga ngo turi kubaka ngo hoteli ngo turi kubaka, sinzi ubwo uko yabitanzemo ariko niyo mvugo yakoreshaga, ngo ko yatanze ihene ngo bari kuvuga ngo nimba ari n'ihene ufite ngo wayitanga ngo 10,000 buri muntu wese ngo uri ku rwego rworoheje. Aho ngaho mu muryango wegamiye ku myizerere yabagamo ngo bavuga ko n'10,000 rwose biraza kugira, kandi noneho bakazagira indi nyungu ku Mana. Murabizi neza ko ibyo batangira mu miryango yegamiye ku myemerere cyangwa ishingiye ku myemerere akenshi tubitanga tuvuga ko tubihaye Imana, nyamara kandi abo tubiha tuba tubareba ariko nyine bindura ko tubiha Imana kuko niko twize, ni nako nyine bimeze. Aho kandi by'ukuri nk'uwo mukecuru n'imishuri rye byarageze ku kigo gishinzwe imiyoborere RGB, cyangwa se iryo jwi rye rikaba ryagera ku mukuru w'igihugu, aho kanya umukuru w'igihugu urengera abaturage n'umutekano wabo n'imibereho myiza yabo akumva ko umuntu igihugu cyafashije kugira ngo abone azajya akura mitiweli cyangwa se bamuha agahene kubera ko atishoboye, ka gahene yakambuwe. Urumva by'ukuri ibyo twirwamo n'ibyo tuvuga byaba bibaye imfabusa, bigatuma n'indi miryango ifatirwa ingamba. Aho ngaho rero icyo ni kimwe cyerekeranye n'imibereho myiza, nubwo tutakirangije cyose ariko turagira ngo twihute. Ikindi ni ikirebana n'umutekano. Ikirebana n'umutekano mu rwego rw'imisengere, umutekano w'abanyagihugu w'abaturage. Buri gihugu cyose cyaba gifite imirongo ngenderwaho y'imiyoborere, ntabwo wareba ngo ibunaka ko bakora ibi ngibi ngo ntibigire ikibazo. Buriya nicyo bita nyine guverinoma. Guverinoma nyine ni guverinoma, kandi ndagira ngo wibutse ngo ntabwo igihugu kiyoborwa na Bibiliya, nta nubwo igihugu kiyoborwa na Korani, bya bitabo byacu by'imyemerere ntabwo ari byo biyoborwa igihugu, si nabyo igihugu kigenderaho. Igihugu kigendera ku itegeko nshinga, constitution baba barashyizeho, niyo iyobora igihugu, ari babikubiye muri yo, niyo bagenderaho. Rero ngira ngo rimwe na rimwe tujye tunihangana, tumenye aho turi, tumenye nabwo n'ibyo turimo, hanyuma tubitandukanye n'ibindi tutarimo. Hanyuma icyerekeranye n'umutekano, ngira ngo nk'uko byagiye bigaragara babivuze muri disikuru, iyo references mfite ko abantu basenze noneho barasenga bakagira igihe bagatandukira, bajya gusengera mu mazi, bajya gusengera mu mashyamba, abajya gusengera mu butayu. Ibyo bintu byagize impact negative mu buryo bubiri. Icya mbere, ibihugu byacu uretse n'ibyo muri Afurika ibyinshi bigiye bifite ibihungabanya umutekano wabyo. Hanyuma wowe uhagurutse ugiye gusenga, ugiye mu ishyamba, ugiye mu migezi, ugiye bunaka, ejo uhuye n'inzego z'imitekano, urwego rw'umutekano sinavangura guhohoteye, ahubwo rugufashe nk'aho uraduye, rugufashe nk'aho uri umwanzi waje gucengera, kubera ko izo nzira zose politiki ya leta ibizi, izi neza ko no mu byerekeranye na bya bindi twita iyobokamana cyangwa se ibyo tuvuga ko turi ku Mana, nabyo umuntu abicamo, umwanzi abicamo agira ngo abone uko agera ku migambi ye. Aho ngaho rero leta ikabwira abantu ngo ntabwo dushaka ko mwongera gusubira hariya hantu. Ibyo byagumye kuba kandi birakorwa uko mu gihugu, none ugasanga birenze ku mabwiriza igihugu kigenderaho. Ikindi cya kabiri, kuba haboneka impfu nyinshi z'abaturage cyangwa se bakagirirwa nabi mu buryo butandukanye basanzwe hahandi, uko urumva noneho n'ahateranirwa bamwe bagiye basohokamo bakajya ahandi hantu. Aho ni mu cyerekeranye n'umutekano w'abaturage. Icyerekeranye nabo n'umutekano, hari amakimbirane yakunze kugenda aboneka mu miryango ishingiye ku myemerere.
amadini menshi akagira amakimbirane, ikigo cya RGB kikajya mu kubikemura, kikajya mu biki, kandi amakimbirane ho karahari. Mu kiganiro cy'ubutaha muzabyumva, mu kiganiro nzaba kirebana n'impamvu amadini yongera mu gihugu, aho ngaho bizaba birimo kugira ngo nabyo muzabashe kubyumva. Ubu ni ubusesenguzi kugira ngo buri muntu wese bibashe kumufasha, uko ngira ngo n'uyu munsi ntabwo by'ukuri imiryango yibasiwe cyane, kuko hari aho imiryango ikiri guterana kandi bemera ko umuntu wese ubishoboye ajya guterana bitagombeye iyo mpamvu. Icyo rero ni cyerekeranye n'umutekano, kurinda ko abantu bashyirwa ubuzima bwabo bwashyirwa mu kaga kubera imisengere inyuranyije n'amategeko, cyangwa se iby'imiryango ibaremeye muri leta itababashe kubahiriza, bigatuma abayoboke bayo batatanira hirya no hino, noneho bakajya gusenga mu buryo buri desordre butaboneye. Rero hari ikindi noneho, hari ikindi cyerekeranye n'icyo bahereyeho ubumenyi buke. Ngira ngo byaba muri collaboration ya bagakoraborana bya bintu by'imibereho myiza, kubera ko bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuba uri kwigishwa n'umuntu udafite ubumenyi. Buriya tugira isomo riri mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 10 ku mirongo 13 na 14, haravuga ngo mbese ngo bamwizere bate batari bamwumva, ngo umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ngo ariko se bamwambaze bate batari bamwizera, ngo ariko se kandi bamwizera bate batari bamwumva, ngo ariko se kandi ngo bamwumva bate ntawabwirije, ngo ese ngo babwiriza bate batatumwe. By'ukuri ijambo ry'Imana ubu ntabwo ryagombye kubigikinisha. Uretse n'ijambo ry'Imana no muri leta bagiye kwangaje umukozi muri politike, baguha ibikwiranye n'ubushobozi ugize ufite kugira ngo ubone uko bitanga. Ngira ngo kuvanga ubumenyi, ngira ngo haje habaho complaints zitandukanye. Bene data, nusoma Bibiliya neza, kwiga birahari, n'amashuri ya Bibiliya arahari, n'uburyo nyine ubundi wakigamo, ariko umwuka arigisha ariko akoresheje abantu. Kuvuga ibyo utazi buri teka bizateza urujijo, kuvuga ibyo utazi buri teka bizateza ibibazo, kandi bizateza intambara. Usange noneho bimeze nko kwisubiza inyuma, noneho nk'imibyizi, usanga ikibazo cyavutse. Rero ni ukuvuga ngo iki kintu cyerekeranye no kwiga, leta yabanje gutanga igihe iravuga ati abapasiteri muhagarariye imiryango yanyu ishingiye ku myemerere, mujye kwiga muzane amadiplome. Aho ngaho ushobora kwibaza, hari ibyo twakemeranwaho nawe ariko mu rundi ruhande tubyemeranweho. Ushobora kwibaza ati ese mbega uwizewe niwe uvuga ukuri? Ashobora kuba atavuga ukuri, iki ngicyo twacyemeranwa. Ashobora kwiga ntafate, ashobora no kwiga ibyo yize atari byo ashamikiye, atari byo ashaka. Niyo mpamvu natangiye ngubwira umurimo w'imfabusa. Mu murimo w'imfabusa nakubwiye harimo no kwiga utagamije kugira ubumenyi, ariko nabwo kwiga bifite icyo bifasha umuntu, kuko Bibiliya yuzuye ubumenyi butandukanye kandi bwinshi bw'ubuzima bw'abantu. Harimo geography, harimo history, harimo ubuzima bwose twirirwamo, na politiki ba muri Bibiliya, amategeko aba muri Bibiliya, ubutegetsi ba muri Bibiliya. Noneho kandi umenye ko iyo ushinzwe icyo bita administration, kuko itorero naryo rigira guverinoma, kuko rigira perezida, ba secrétaire general, ariko iryo ntabwo ari itorero ndi kuvuga ya miryango ishingiye ku myemerere. Itorero ry'Imana ryo riyoborwa muri bwa buryo nakubwiye, ndi kuvuga uburyo babyitamo. Ariko wa muryango ushingiye ku myemerere nawe ni guverinoma iri mu yindi guverinoma. Muri make buriya idini yabaye bashaka impamvu ubatse inzu mu yindi, nuvango nayo ubwayo ifite ubutegetsi nk'uko guverinoma y'igihugu ifite ubutegetsi. Nta mpamvu yatunguwe no kumva ubutegetsi bwayo bugiye guhura n'ikibazo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ni ukuvuga ngo niba harimo icyo bita administration, ubuyobozi, kwa Kiranswa agomba kugira ubushobozi bumwemerera kuyobora abandi bantu. Hanyuma yo hajemo kubwiriza nabwo iby'umwuka. Ugiye gufata geography itariyo, kandi umuntu nabitahura azabona ko ibiri ari inyuma cyangwa ku ruhande. Uravuze ngo Yesu ngo yavukiye ngo i Betelehemu ngo hano hirya ngo muri Afurika, kubera nyine nda geography zina ntabwo wagiye mu ishuri nabyo ngo byigi. Nibyo bya theology wagombye kubyiga, kubera ko birimo ubumenyi rusange ugomba kubwira abantu. Ntabwo wagombye kwicara noneho uza kuburana ngo Petero ngo yize ngo Yesu yize. Ubwo n'ubundi bwenge banditse mu gihe cyabo kandi buturutse ku Mana. Uko naburiya bumenyi nabwo twiga, nabwo ubwabwo nabwo butangwa n'Imana. Ni Imana iduha kumva ikaduha gufata. Rero iki kintu cyarabaye kuba ubumenyi buke nacyo cyashingiweho, ubumenyi buke bw'abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere. Ngira ngo ariko ubu byakanguye benshi ku buryo barimo bariga kugira ngo nibura bagire ibyo bakubahiriza. Hanyuma hari ikindi kintu cya kane n'icya gatanu.
ari nabyo bintu byashingiweho nuzanibaza mu kiganiro tuzagira nacyo kuvuga ngo amadini n'amatorero cyangwa se imiryango ishingiye ku myemerere izafungurwa ryari. Muvandimwe, ntabwo ngewe nabikwizeza muri kino kiganiro, kandi hano urundi rwego rwabikwijeje. Ku mbuga zitandukanye wumva umuntu wese avuga ati amatorero arafunguwe, kugira ngo ujye gufungura ujye kureba ati rwose itariki yo gufungura amadini iratangajwe. Ariko mu busesenguzi nge nakoze, reka nkubwire iki ngiki, nubwo ntawe uvumira itararenga, kandi nabwo nkaba ndahita ko mbivuga ko Imana nabwo hari ubundi buryo. N'umwana w'ikirara ageze igihe Imana iramwemerera aragaruka mu rugo. Birashoboka ko nta gushidikanya ko uburyo bw'imiryango ishingiye ku myemerere izongera guterana cyane uko yari imeze se, cyangwa se igaterana nta kibazo, cyangwa se ibyari biriho bikagenderwaho ariko kubivuga mu cyo ngiye kubwira cy'ubusesenguzi nakoze, ntabwo nanumva neza urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ntibigeze rutangaza igihe iyo miryango izafungurirwa. Niba hari n'abantu uri kubwira ngo uzana 10,000, uzana 20, uzana ngahe twubaka ibikarabiro, ni ukugira ngo wenda urebe ko wakuramo ayawe ya nyuma cyangwa se ugire, ariko nta gisabwa. Uraza kwibaza ngo Apotre Anastase ubivuga abikuye he? Ndi n'umunyamakuru ushinzwe gukora isesengura. Nta gisabwa, impamvu burya inganururo, cyakora birashoboka ko hazabaho kugira aboroherezwa. Nabonye ari ibintu biri kugenda bihitinga ku mbuga, bamwe ati RGB yashyizeho 5 miliyoni, abandi ati ari amafaranga agomba gusabwa mu karere kugira ngo ubashe gufungurirwa, abandi ati ari ibintu basabye bigomba kuba gutya na gutya, ndetse ubuso bw'ubutaka. Ndagira ngo ubwire ngo gufunga imiryango cyangwa se ibikorwa byayo ishingiye ku myemerere ntabwo ari ibintu byatunguranye, kuko byabanje kujya muri process. Ngira ngo mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mubyavuze, yaravuze ngo hashize iminsi, atangira disikuru ye yaravuze ngo hashize iminsi, ngo hari ibyo arimo ari kureba. Ni ukuvuga ko ibintu byerekeranye n'amadini na bya bintu turi kuvuga muri za ngingo z'imibereho myiza, kuvuga ngo hari abantu baka bacuza abantu twabo, kuvuga ngo hari abantu baka amafaranga abaturage b'igihugu, kuvuga ngo hari ubundi buhemu bwagiye bubaho, kuvuga ngo hari misengere ikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo ngibyo byari bihari, kandi n'ubundi leta izi ko ibyo bintu bihari. Nyine amazi buriya atararenga inkombe, ariko navuga ngo impamvu ingana ururu. Reka nkubwire rero ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye byanatumye ndetse imiryango ifatirwa ibyemezo simusiga. Icya mbere ni impamvu za politike. Impamvu za politike iki ngiki cyangwa kigusobanurira. Ni ukuvuga ngo buriya imiryango ishingiye ku myemerere, bamwe muri bo habayeho gutandukira, ubundi iby'umwuka nyine bihabwa ba nyirabyo. Ntabwo uraza gufata ibintu birebana n'imyemerere ngo uze kubijyana bivange n'amategeko y'igihugu, ufate imiyoborere y'igihugu uyinetirarize kubera ibindi wenda utekereza. Ntabwo ubutegetsi bwa leta bwakwemerera. Muri politike ngira ngo hashize igihe kirekire abutundu imiryango abantu bamwe bagiye bivangamo bikanabura solution. Uvuga ngo nk'ibintu byerekeranye n'ubuhanuzi, ukavuga ngo wagiye kubwiriza ngo umukuru w'igihugu ngo wagiye ngo guhanura ngo hari ibintu ngo Imana ngo yakubwiye ngo yagutumye ngo ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ngira ngo no mu speech yajya ashyira ahagaragara yagiye abivugaho, avuga ngo kuki Imana ikundumaho ngiye kukitaza ngibwire. Kandi koko iyo dusoma Bibiliya niyo nge nizereyemo, igaragara ko Bibiliya nayo Imana yubahiriza ubutegetsi n'ubwami buriho, ndetse abami kagira uko ibaburira, dore kandi nayo ibaha kugira ngo bayobore bwa bwoko bwayo. Rero Imana ntiyabura uko ibigenza, aho kugira ngo ujye muri risk. Ntabwo Imana yabura uko ibigenza ngo igere kuri uwo mukuru w'igihugu, igere kuri minisitiri runaka, igere ku mudepite runaka, igere kuri meya runaka, hanyuma ibabwire bitagombeye ko wandika izina. Noneho kandi byanagaruka buriya hari uburyo tujya tubura ubwenge. Kubura ubwenge ntabwo ari uko utaragiye mu ishuri,
ahubwo Bibiliya iratubwira hariya muri Yobu 28:28 ngo maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka. Kuko urumva hari uburyo bwinshi n'ubundi buhari bwo kubwiriza ubutumwa cyangwa se no kuba watanga message kandi kagera ku bandi bantu, ariko buriya n'umukuru w'igihugu no kubahwa n'izindi nzego za leta nizo kubahwa, kuko na Bibiliya bitubwira ariho kugenda ngo ngenga Imana yandumye ukabishyira mu buhamya bwawe, ngo Imana yandumye kujya kubwira Perezida wa Repubulika, ngo Imana ngo imuntu maho aho kandi ugashaka gushyira muri risk, ndetse bagatuma n'imiryango ifatirwa ingamba. Kuko uburyo bw'ubuhanuzi uretse no kuba ubuhanuzi, ntabwo impano z'ubuhanuzi ziyobora igihugu, nta nubwo ndetse n'impano z'ubuhanuzi ziyobora itorero, ahubwo itorero ryubakiye ku ijambo. Bibiliya itubwira neza ko impano z'ubuhanuzi cyangwa se impano z'umwuka zungura itorero, ntabwo zubaka itorero. Rero n'iki cya none nk'uko nari ndi kubikubwira, uzajya kumva abantu hirya no hino ubu hari ubuhanuzi bucicikana ku buryo wabura icyo wemera n'icyo uvuga, ariko abantu mwasenze Imana mugumane n'Imana kandi Imana ibaha ubwenge. Ubango igihugu bigiye kugenda gutya, ndetse ukanabishyira mu matariki, ugatanga n'itariki kugira ngo ama-views yawe abantu bashobore kugenda bareba ama-video yawe baguhe views. Nta kibazo sinakurwanya muri business yawe, ariko abareba bene ibyo ngibi n'ababyumva bitonde. Imana ifite imikorere myinshi ku buryo umwami aramutse atandukiye cyangwa ntashake gukurikiza Imana, Imana ifite inzira nyinshi yacamo ikamuburira, ifite n'inzira yacamo ikamuhana se, ariko ntabwo wowe ari wowe ugomba kuba igitambo cyangwa se izina ryawe rizamenyekane. Iki ngicyo rero cyagiye gituruka mu madini. Urumva iyo kintu nacyo mu byerekeranye mu cyerekeranye n'impamvu za politike, mu byafunze imiryango ishingiye ku myemerere kugira ngo habeho nabo kugira ngo abantu bajye mu murongo, nacyo kiri mu busesenguzi nakoze, kubera ko namaze kubona neza ko cyagiye kibangama mu nzego zitandukanye, kandi bikaba byatuma inzego za leta zifatira ububasha, zifatira n'ibyemezo. So ari ikindi rero, icyo ni kimwe mubwiye mu bindi bibiri nakubwiye. Impamvu za politiki, kwivanga, kuba imiryango ishingiye ku myemerere yarivanze mu miyoborere y'igihugu, kwivanga ndetse bikaza kugera igihe igatandukira, hakabaho guhangara ubuyobozi bwite n'inzego za leta nkuru, hanyuma ngo Imana yakundumyeho, Imana yakundumyeho. N'ubango buriya Imana izi abantu bayo bose, Imana izi abantu bose, izi n'ukundi batumaho, izi n'ukundi babwira, izi n'ukundi baburira. Biranashoboka ko ushobora kugira iyerekwa cyangwa se ihishurirwa runaka, ariko hari ibintu nabwo bisaba kujya kubivuga Imana yaguhaye ubwenge. Kuko nimba abenshi muzi byerekeranye n'impano z'umwuka, ibyo weretswe byose ntabwo ari ngombwa ngo ubitangaze. Ubuze wowe ureretswe ngo igihugu kigiye kugira ingorane, ngo igihugu kigiye mu ndambara, ngo igihugu kigize giti, undi nawe yagiye hari ati narakererewe nanjye kambite ko mbivuga. Ibyo nta kintu byakungura abantu, biba binazwi, reka wowe gumana ibintu byawe usengera igihugu, niko njye mbyumva. So reka tugere ku kindi kintu nacyo, ikindi kintu nacyo gikomeye muri ibyo bintu bibiri mutigeze mwitaho kandi njye nakoze mu busesenguzi bwanjye. Hari ikintu umukuru w'igihugu, ngunda kumwita umukuru w'igihugu kandi nako bimeze mu Kinyarwanda, wenda abakecuru ni nabwo banabyumva neza. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida cyangwa se nyakubahwa Paul Kagame, hari ikindi kintu yavuze ari nacyo kidatanga icyizere cy'uko uko imiryango yose yafunzwe cyangwa se ibyicaro byabo byagiye bifungwa kizongera gukora. Yaravuze ngo amadini ibihumbi yafunzwe, amadini ibihumbi afungwa, amadini ibihumbi mu Rwanda. Ngo ikintu cyerekeranye n'ubwiyongere bw'amadini, ubwiyongere bw'amadini, kuko nakubwiye ngo ibyakorwaga amakosa amwe namwe imiryango yakoraga cyangwa se amadini yakoraga n'ubundi leta yari isanzwe ibizi, ariko ikintu cyerekeranye na multiplication, amadini akaba double mu gihugu, noneho kandi nabwo ubundi bitanga bya bisubizo twavuze, ahubwo bikaza guteza ibindi bibazo, nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyatumye afatirwa ingamba. Uravuga ngo amadini ibihumbi niki, amadini ibihumbi afungwa niki, iki kintu yakigarutseho cyane, cyerekana ko ugiye mu kagari, ugiye mu mudugudu, umudugudu umwe ukoreramo amadini 6. Nyine uretse ko natwe dusubiza ubwenge nyuma ukabireba, mboko nzi ko amadini menshi yizera kimwe, ko ibyo yigisha ari bimwe. Amadini ya Kristo yose menshi ahuriye ku butatu butagatifu, imihango yabo myinshi bayihuriyeho, imibatizo bayihuriyeho,
mbo ubundi se kandi ikindi kintu gishyashya kiraza kuzamo ni ikihe? Kireka nibura haje evolution y'undi muntu wayishura ibintu bishyashya, ariko nawe Imana niyo yamurwanirira kugira ngo ibyo bintu bibashe gushyirwa mu bikorwa. Ariko ikintu cyerekeranye n'ubwiyongere bw'amadini kandi ntibitanga igisubizo ku butaka u Rwanda rufite n'ubuso u Rwanda rufite, byagaragaye nko gucanganyikisha abanyagihugu. Hanyuma biza muri cya gika, tuzayibona muri cya kiganiro nababwiye cyerekeranye n'impamvu amadini yongera, kiza muri cya gika cyo kwihangira iki? Kwihangira imirimo. By'ukuri nawe wabaye imiyoborere ari ibintu ushaka kureba bigatuma ufata ibyemezo bitunguranye cyangwa se byihuta. Hanyuma rero mu kagari amadini 10, ndetse ukanasanga wenda nimba turi denomination runaka, wenda twitwa Pentecote, mu nyangane ndadini shaza kumanshoninga cyangwa se kugira icyo mvuga, ni urugero ngindi gutanga. Ukajya uzanga iryo torero cyangwa se iryo dini aho ngaho rikorera muri iyo area rifite nk'ibyicaro 40 cyangwa se ibyicaro 10. Ese by'ukuri kubutumwa ari bumwe, ubundi biraza guhindura iki? Biraza kudufasha iki? Turi Abanyarwanda kandi tugomba gufatikanyiriza hamwe gufata na mu maboko kugira ngo twubake igihugu cyacu. Kandi kubaka igihugu ntabwo ari ugusenya inzego cyangwa se kuza kurebera inzego mu murongo zitarimo, kubera ko ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ibintu bigeze kuri 5 bigaragara nko kubura inkomoko. Ibintu 5 bigaragara nko kuri inkomoko by'ukuri twarabibonye, harimo kwihakana kw'Imana itabaho, kwanga no kwihakana so na nyoko, gutuka no gusebya umukuru w'igihugu cyawe, kurwanya ubwami barizwamo no kunegura uwo mwashakanye mu ruhame. Ibyo bintu 5 twarabibonye, ndetse ibi byose bikamera nkaho uri kwandika usiba. Ni nko kwandika usiba kuko birangira hatamenyekanye icyo uri cyo, kandi ntanamenyekane uwo uriwe, ntanamenyekane n'icyo wari ugamije. Niyo mpamvu bavandimwe ntabwo kino kiganiro turaza kugitindamo, ariko mu nsanganyamatsiko nari ngufitiye, nari nguzaniye, nta fight nta byacitse iri mu Rwanda, nta n'ikindi kintu gihari. Twebwe dusenga ahubwo tumye dusenge mu kuri no mu mwuka. Abasenga mu kuri no mu mwuka, we gukererwa ngo bazadufungura ryari se Imana yanjye? Ibiki se? Aba Kristo ari hafi. Kristo ari hafi kubizera, Yesu Kristo ari hafi. Ikindi noneho kandi mwa kino kiganiro ndakugira n'inama, no kuvuga ngo kubera ko hari aho bakiri guterana, wenda uraza kuvuga ngo imyizerere yanjye ni yawe iratandukanye. Niba ufite umwihariko wawe urawugumana kubera ko nta n'Imana ibihatira, ariko niba ushaka guterana ni bya bindi byose birasarega. Nuko ariko bakubwiye, ariko idini isa n'indi, nyina wabyara n'umwe, ntaho rero byose bitandukaniye, no kuva mwazuru ujya mwamunwa. Ngira ngo rero aho waba wegereye wajya ujyayo. Hanyuma rero ndabizi neza ko abashumba ikiganiro raza gutanga uyu munsi, ndabizi neza ko imiryango yafunzwe yari ifite abifitiye akamaro, kubera ko benshi bayicungiragaho kubaho cyangwa se imibereho yabo ya buri munsi. Ariko Imana ndirwanirirwa, niba Imana izagutungiza mu gutunge. Gusa muri iki kiganiro ndasoza mubwira ngo hagarara mu mwanya wawe usenga Imana igucira inzira kandi igufungurire imiryango. Ikindi ufungura amatwi yawe y'umwuka n'ay'umutima kugira ngo ubashe kumenya ukuri no gusobanukirwa neza, kugira ngo Kristo atazagusanga ukiri muri ibyo ngibyo. Hanyuma rero tuzanasobanura neza biriya rero byagiye bifungwa. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ijambo ry'Imana ritwereka neza ko Imana itaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana iracyari Imana, Imana iracyariho, itorero ry'Imana rashinganye, Imana ibasha kutwumva, nta Imana itakumvira. No mu nzu yawe Daniel yakingaga imiryango agasenga, kandi Imana ikagira ite? Ikamwumva. Ntabwo turasoza kino kiganiro tubabwira ibi ngibi bikomeye, uretse biriya bintu 5 mvuze, harimo 2 mutigeze mwitaho bikomeye, icyerekeranye n'impamvu za politike, kwivana no kwijandika muri politike ku miryango ishingiye ku myemerere. Ikindi kandi n'ubwiyongere bw'amadini, ariko ubundi ibindi byose byari byagiye binavugwa kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibyo barimo. Ibyo rero uraza kwibaza, nta leta yantumye, nta guverinoma runaka ndi gukorera ngo genda ibyo kuvuga ibi ngibi. Ni ubusesenguzi bwanjye kandi bufite ukuri, bufite proof, kugira ngo nawe uze kubujyamo, kandi ndakuburira kugira ngo utayobywa n'inyigisho
z'ibinyoma, aho gukurikira Imana, aho gukurikira abantu. Kristo ari hafi kandi agiye kugaruka. Amahoro y'Imana ari murimo. Murakoze cyane. Hanyuma rero wowe twabanje gukora subscribe, like, comment and share. Hanyuma niba wifuza ko hari ikintu runaka cyangwa se topic runaka Apotre ubutaha azadufasha gusobanukirwa, uzabyandike muri comment. Komeza guhirwa rero mu byo ukora byose, horana Imana ndetse n'amahoro.